rero nagira ngo uyu munsi hari abantu bajya bibaza ni gute umenya ko umurozi kuri hafi. Yego. Ni gute umenya ko umurozi ari hafi. Kuri hafi akurwanya. Ndashaka kuvuga ibimenyetso bitarenga 6 gusa. Ariko tubidevelope mu buryo bwumvikana. Abantu batajya bapfa kumenya. Abundi ari ikintu cya mbere ni ibimenyetso byerekana ko umurozi ari hafi yawe. Yego. Bitari inzozi. Abanza ho n'ibimenyetso bigaragara bitari iki ushobora kumva cyangwa ukareba cyangwa ariko bitari inzozi ngo narose ngo nabonye oya. Rero nagira ngo uyu munsi hari abantu bajya bibaza ni gute umenya ko umurozi kuri hafi. Yego. Ni gute umenya ko umurozi ari hafi. Kuri hafi akurwanya. Ndashaka kuvuga ibimenyetso bitarenga 6 gusa. Ariko tubidevelope mu buryo bwumvikana. Abantu batajya bapfa kumenya. Abundi ari ikintu cya mbere ni ibimenyetso byerekana ko umurozi ari hafi yawe. Yego. Bitari inzozi. Abanza ho n'ibimenyetso bigaragara bitari iki ushobora kumva cyangwa ukareba cyangwa ariko bitari inzozi ngo narose ngo nabonye oya. Yagombaga kujya Kimironko akavamo, bisi irakomeza iragenda ijya hehe Igikabuga, igeze kuri 19 ati mu kinyweraho nta nora umuvugishije. Yarategereje ko nta sukari hari. Aba bantu ubona mu nzira bagenda bivugisha ntago murahura. Yego. Abenshi baribeshya ngo ni ubushomeri ngo ni ubukirekare atanga na mezire rwose. Yuko natanga mezire arivugisha burya baba baramaze kumusatira byarangiye. Gatatu gikomeye ni intonganya mu muryango. Umuryango horo utongana. Kuryana bihoraho. Hari abantu bagira intonganya bakagira no kushihura no kuryana cyane. Ukanasasa abantu barapfiki. N'imitungo uruzi bapfa. Nta n'amafaranga menshi banafite ariko bakaryana. Amasamba ariko bararyana. Hamwe umwana atinya gutuka nyina, atinya gutuka se, umugabo adatinya kubitira umugore imbere y'abana akamwita amazina y'agasuzuguro. Bakaryana ku rwego uvuga uti se abantu abantu byagenze gute. So ibi bivuze iki rero? Ni ukuvuga ngo ni ikimenyetso cyerekana ko mu muryango hari nk'abantu babateranije. Noneho ikigusa sizintonganya. Yego. Ntago ziba zirimo inzangano. Bashobora no kuba bicere ngo basangira gutya mukanya kabona barasimbukanye. Yego. Turimo tuganira ibintu byacu bisanzwe. Nta Marie Jose nabonye. Nta Muserebanya nabonye. Nta dusimba duto nabonye. Yego. Ndamuganiza n'ibintu yenge babwira numubyumva turika tuganire kuri wa mushinga wacu. Tugitangira kuvuga ngo bizasabaya. Bwa busimba baburaje. Twa Marie Jose Muserebanya kandi kubona nta gahunda yo kugenda bifite. Twaparitse. Simba uduserebanya kubona intozi mu zigenda zitonze umurongo n'ishishi bikurikirana. Ibyo byose ugomba kwitonda. Amasazi aza mu nzu nta kibazo gihari, nta muntu uhari, nta mwando hari, ari ukabona biradumera ukuntu n'iki byose baye kubyitiranya n'inyenzi ahantu hakunze kuba hashyushye ariko ageze ashobora kuboneka ariko haza abashyitsi zikaguruka ukabona mu rwo hari akavuyo. Yego. N'udusimba twerekana ko hari imbaraga mbisi kurikiye. Kibaza ngo ko twaganiraga kuki tugeze ku mushinga tugashinga amatwi. Erega ntabwo Satani ajya yemera ko dutera imbere. Ashaka ko duhora mu mibabaro. N'amarira n'amaganya no kutabasha gukemura ibibazo mutabasha kugira gute ibyo bikabaho two dusimba rwose batumenye. Tangiye kuvuga tubona Marie Jose kubona Muserebanya ukabona ibinyenzi byose by'ibisimba n'ibikururanda. Hanyuma ikindi no indwara zitandukanye ariko zihoraho. Iyo mvuze ibi ntabwo ari sida, ntabwo ari bituntu, ntabwo ari sinozite, sizino ndwara zitandukanye ahubwo n'uburyo mu rugo muhora mu kavuyo k'indwara zidasobanutse. Mwarakizeho ndararwaye ndarafashwe. Ndamaguru agahinyagara utavunitse iki. Ariko nanone hakabamo kwitonderwa.
imvune za hato na hato, gutsitara mu nzu kandi hari amakaro, hariho n'umuntu ugwa mu nzu agahita avunika igufa rigashwanyuka kugira mutakaze ya mafaranga, mbega ukabona si uyu muntu yaguye gute. Hallelujah, 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 hallelujah. Ubumwe bw'Abera Ministries buyobowe na Reverend Ntababazi Jean Baptiste, aha amavuta akandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo ibice 33 umurongo wa 14 kugera ku wa 16, hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa rya nijoro abantu bashyizweyo, bityo abaho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe nizo wowe. Ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana, wizitesha agaciro, wizisuzugura, izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira, bisenye biveho, ibishingiye mu kuri nabyo bisenga ukiranuke. Ubumwe bw'Abera Ministries, buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe akore nk'imirimo, ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi zawe n'imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe. Uruwa agaciro, uriwe kandi uriwe n'Imana izubakiraho amateka adasanzwe. Ubumwe bw'Abera Ministries, umuntu arisanzura akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe. Shalom shalom. tuje nifurije kugira ibihe byiza dukora icyo aherereye hose. Ni kumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka, n'ibya biganiro byacu bya buri munsi nk'uko musanzwe mubimenyereye tuba tugarutsemo. Amazina ni Jerry, ndi kumwe na Mushumba nk'uko bisanzwe. Abari mu Rwanda, bari hanze y'u Rwanda, mwumve ikaze. Mushumba, waramutse neza? Naramutse amahoro, ndashima Imana n'abantu bayo bose, ndashima umugambi Imana udasanzwe. Duca muri byinshi bitugora, mu biturushya, ariko Imana ikatubera Imana mu nzira tunyuramo. Urakoze cyane, kandi nawe Imana ikumpera umugisha kuri uyu munsi wa none. Aho numva nifuza kuganiriza abantu b'Imana mu gihe maze kubabwira ko dukeneye ya mituweli, dushimira ababikora muri ya masisho, muri za gahunda zose. Yesu akumera umugisha. Mwibutse ikintu gikomeye, Seeds of Joy irahari. Ndashimira abantu b'Imana bari gukora ibikorwa by'Imana byinshi mu buryo butandukanye. Hanyuma mvuga ngo turacyafasha abantu, turacyatanga mituweli, kandi turimo turasenga. Imana irimo irakora igitangaza. Icyumweru cya kabiri cy'ukwezi kwa 8, icyumweru cya gatatu cy'ukwezi kwa 9, n'icyumweru cya 4 cy'ukwezi kwa 10, duhangana cya gihembwe kitoroshye mu bihe bigoye. So rero gusenga nta mpamvu yo kugira ubwoba. Today, uyu munsi, niba unkundira, niba nta kindi wongeye kuvugaho, hari icyo ushaka kubwira abantu? Oya, no kubasuhuza gusa. Ndagutegereje ubu ngubu. Ushaka kunsuhuriza abantu b'i Burundi bose? Abantu b'i Burundi, Imana ibahe umugisha, turabasuhuje. Aho mu giteranye, Imana ibahe umugisha. Abakaruzi, Imana ibahe umugisha. Imana ihe umugisha abantu ba Butaro. Nese ko ndeba sindahagera ngewe. Imana Butaro yahe? Ni Butaro yacu Rwanda. Imana ihe umugisha abantu barw'imiyaga, harimo Celestin n'abandi bose bakunda ubumwe bw'Abera mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha cyane. Aha, ndakumva cyane. Thank you so much kuri gahunda zose. Ni ibimenyetso runaka bigaragara ko uwo mwanza kuriho. Buriya umuntu wese, nanjye banari ndi mu bantu batajya bemera ko abarozi babaho. Ni ukuri ntabyo nemeraga. Ubu usigaye ubyemera? Nawe ugakorera. Impamvu ntabyemeraga, nari ntariga Bibiliya. Ariko nsomye Bibiliya ngo umurozi n'umurozikazi ntakabeho. Umupfumu nushika nuraguza nuhamagara ntakabeho. Naye ntarasoma yuko umugore wo Mwandora abwirijwe n'umwami wari ku ngoma witwa Sawuli, yamubwiye kumushikira Samweli akamushika. Ntabwo nari mbizi. Yarabikoze ariko. Hari abantu badasoma muri Bibiliya ntibabone ibintu. Ariko maze gusoma ijambo ry'Imana, ndebye n'ibitendo, menye ikintu cya mbere. Rero ku muntu ubibonaho bino bimenyetso, ajya amenya neza ko ntabwo aturanye ahubwo abana nawe. Agomba kwirinda. Hari akandi kajambo umugabo nkunda cyane, Dr. Gitwaza yavuze. Yego.
Dr. Gitwaza uramureba ndamubona aravuga ngo Imana nitongera kuzamura hariho ibintu ugomba gukora Yego. ugomba kwirinda kurira aho ubonye kunywera aho ubonye no kuganira n'abo ubonye bose nari ndimo nkubwira nti abantu bashyigikira ko usomye ibiri uhita ubishyikira abarozi babaho ukabona ko bahari ibi rero ntabwo ari inzozi ntabwo ari ibitekerezo n'ibimenyetso icya mbere ugomba kwirinda ugomba kumenya igihe cyose uzajya uhora umeneka umutwe bihoraho umeneka umutwe bihoraho bihoraho cyangwa umutwe kurya hari ubugira umutwe oya ntabwo ari ukumeneka umutwe nyine hari ukuribwa n'umutwe ukumva birasanzwe Hey. hari no kumva wagira ngo umutwe bawashijemo nk'umuhoro bawusataguye ukumva umutwe bakubisemo nk'ikintu aha cyangwa iki ariko bihoraho bitavuze ngo biguhoraho buri kanya Yego. ariko sometimes biraza yego umutwe neza pana bavuga ngo ndaribwa umutwe no ukagira ngo bawumennye so icyo ni ikimenyetso cy'umubiri wawe kikubwira ngo gabanya kurya aho ubonye gabanya kunywa aho ubonye nari nakubwiye ibintu by'umudogiteri njya nubaha Gitwaza wavuze ngo nubona ko Imana ikuzamuye mu rwego kimenya aho urira n'aho unywera urya aho ubonye hose ntunywera n'aho ubonye hose ntugendana n'abo ubonye bose murankurikira ndagukurikiye rero uyu mutwe utandukanye n'umukubitana mu maso mu misaya hano wowe wumva ahubwo wagira ngo bagupasuye agahanga neza kandi ukabona biragenda bikagaruka kandi wengine bikagaruka ku buryo nta muti wabinywera ngo bikunde ntaki yego aba rero bananirwa kuwutandukanya n'umutwe w'amaso cyangwa umutwe wo kunanirwa w'amaso ni hano kunanirwa hari aho ariko ibindi wumva gusa waramenetse ufite kumeneka umutwe abanyarwanda babyumvise kandi bihoraho bigenda bigaruka bigaruka ukumva uri mu bihe byiza kandi warangiza ukumva umutwe uramenetse icya kabiri cyo kwitonderwa kandi gifite imbaraga nicyo twita kwibagirwa cyane amazinda akabije amazinda ateye ubwoba hamwe bagirwa n'icyo ufite uti mwampaye urufunguzo rwanjye kandi urufite hehe mu ntoki rupfumbatije si mwampaye ikanya nkarya kandi uyifite mu ntoki ukajya mu nzu kuzana ikintu wahagera ugahagarara ukibaza ikintu waruje gushaka ukongera ukisohokera bigeze ku rwego rukabije bakugose byenyewe baba banagushyikiriye mu buryo bukomeye baba bagushyikiriye hafi yawe ku buryo ubura n'icyo wagakoze uyu mwuka wo kwibagirwa uyu nguyu ushobora no guteza impanuka ushobora kujya mu muhanda ukibagirwa ko atari wowe ugendamo wenyine sibyo gashiduka habaye ibintu bitari byiza atari wowe ugira gute ugendamo wenyine ikindi iyo utwaye imodoka aho gukandagira feri ushobora gushiduka wongereye umuriro mva ko ari ikibazo rega burya hari impanuka nyinshi mubona mu muhanda mukazitiranya nko uyu muntu yaguye gute wapi byagendaga yibagiwe ahari feri arahibagirwa yigira ku muriro shiduka yaguye hirya iyo ngiyo ubwenge bwagiye bakubwiye umugabo umwe nubwo bita ngo ni ubushomeri yagombaga kujya Kimironko akavamo bisi irakomeza iragenda ijya hehe Igikabuga igeze kuri 19 ati mukinyweraho nta n'uwari umuvugishije yari ategereje ko nta sukari ihari aba bantu ubona mu nzira bagenda bivugisha ntabwo murahura yego abenshi baribeshya ngo ni ubushomeri ngo ni ubukirekare atanga na mezire rwose yuko natanga mezire arivugisha baba baramaze kumusatira byararangiye noneho bigasa nk'ibirozi by'ubwenge kuko ni umusirimu abandi baturana amashuri yabaye menshi ntawe amashuri yashajije nta n'ubwenge busaze ahubwo ibyo yabayemo ahantu kubihuza n'ubwenge afite ni gute nshobora kuba uwa mbere mu ishuri nangiza nkabura akazi ibyo abayemo ananirwa kubihuza n'ubwenge yari afite bigahita bitera gucanganyikirwa yego
rero urya muntu ubona agenda yibagirwa ariko arimo yivugisha utuntu tujeste cyangwa ukabona muri ciye ukabona aratumbereye wamukoma tubaruri ati nanjye ntabwo mbizi agasa nk'uvuye ahantu kure kandi mwana w'umugana bakuba tantifu ariko ntahari aha niho babana bajya bakorera biriya umwana akagenda asubira inyuma utabizi amyitwarire yego. icya gatatu gikomeye ni intonganya mu muryango. umuryango uhora utongana, kuryana bihoraho. Hari abantu bagira intonganya bakagira no kushihura no kuryana cyane, ukanasasibaza abantu barapfa iki, nta n'imitungo uruzi bapfa, nta n'amafaranga menshi banafite, ariko bakaryana, ariko bararyana. Hamwe umwana atinya gutuka nyina, atinya gutuka se, umugabo adatinya kubitira umugore imbere y'abana akamwita amazina y'agasuzuguro, bakaryana ku rwego uvuga uti se abantu abantu byagenze gute? So ibi bivuze iki rero? Ni ukuvuga ngo ni ikimenyetso cyerekana ko mu muryango hari nk'abantu babateranije. Noneho ikigusasiza intonganya ntabwo ziba zirimo inzangano, bashobora no kuba bicaye nko basangira gutya mukanya ukabona barasimbukanye, birangiye nabi utazi niyo bivumbutse banasekaga, bikagera no ku rwego habaho inzangano za burundu. uburozi pe, kuko umurozi yamaze kubinjirira, abashyiramo ibintu bidasanzwe. Yego, kugira ngo ahora humvise. ndahumvise. Ibi by'intonganya akenshi ntibapfa ibintu biremereye, bapfa amafaranga n'utuntu ntiwashuhuje, ntiwandamukije, inkoko yawe yatoye iwanjye, ukabona ibi. Navuze ngo n'umugabo n'umugore bashobora gupfa ubusa buri kandi intonganya zikagera kure. Yego, kandi si uko bafite akazi kenshi kabagoye, ahubwo muri bo bakaba batapfa amafaranga yaheze kuri banki, bakaba batapfa amafaranga banywereye, bakaba bapfa seriviyete ngo uyiteretse ahatariho, cyangwa igikombe cyangwa itasi n'ibindi ntazi, n'utundi twinshi. ati hoza umwana, bagapfa umwana uri kure, cyangwa ugasanga utuntu dusinzwe ngo iki, tuvuze korogati n'utuntu duto tutabaho abantu, kandi ugasanga ibintu binini ntabwo babishwaniyemo. uranyumva neza? ndakumva cyane. ni ugusenga Imana abantu bakamenya uburyo bw'ibanga byo kubamo. Aha ndagira ngo humve neza, izi ntonganya ziramanuka, umubyeyi akarema igikundi cye n'umugabo akarema igikundi cye, ku buryo usanga urugo rurimo parite ebyiri, rurimo ibice bitandukanye. hari umwana utumva nyina, hari n'undi utumva se. nari maze kukubwira za ntonganya zidafite aho zishingiye, utuntu duto cyane tw'amafuti, cyangwa se ukabona umusheri wawe mufite ubukwe mugiye kuza mugapfa ubusa, kumba ngo nkwandikire SMS unyihorere, kandi yenda ntiwamunamubuze, mpamagare telefone wange kwitaba, kandi umutima we ntawe umuntu harwango ruhari, bakabatandukanya mutabizi. Izo rero ntonganya tuntu duto twazivuze ziriya. Yego, izi ntonganya hari n'igihe zivuka mu kazi, ubu tugapfa ubusa. si mu rugo gusa, si ku bafiyanse gusa, ahantu hose zahavuka. ntidupfiye mikorofone yamenetse, tukaba twapfiye ikaramu. nyumvira nawe, tuntu tw'amafuti. iyi karamu ntigura 200. Yego, tukayitonganira umuriro ukaka tugashwana. mikorofone igura 300 ntituyitonganire.
kiba ari ikibazo. urimo nabyumva Ndabyumva turi cyane. kumvikana ikikwereka ko umurozi yinjiriye akazi cyangwa ibikorwa byawe ukora, Yego, aho turahumvikanye. turi kugendana. habaho intonganya zishingiye ku kantu k'amabwa k'amafuti, icyo turacyumva. icya kane gikurikiraho, byo ibi bintu abantu babyumve mu matwi, sinzi niba bazabyumva nk'uko mbitekereza. buriya hari inzozi, Yego. ariko hari ibintu ubona fizikali n'amaso yawe. nagiye gusura umugabo umwe, turicara Yego. turimo tuganira ibintu byacu bisanzwe, nta Marie Jose nabonye, nta muserebanya nabonye, nta dusimba duto nabonye. Yego. ndamuganiza n'ibintu yenge ababwira ntimubyumve, tureka tuganire kuri wa mushinga wacu. tugitangira kuvuga ngo bizasabaya, bwa busimba wa buraje, twa Marie Jose, imiserebanya, kandi kubona nta gahunda yo kugenda bifite. Twaparitse. udusimba, uduserebanya, kubona intozi mu nzu zigenda zitonze umurongo n'ishishi bikurikirana, ibyo byose ugomba kwitonda. amasazi aza mu nzu nta kibazo gihari, nta munuko uhari, nta mwanda uhari, ariko ukabona biradumera ukuntu n'iki byose baye kubyitiranya n'inyenzi. inyenzi ahantu hakunze kuba hashyushye, ariko igihe zishobora kuboneka ariko haza abashyitsi zikaguruka, ukabona mu rwohe hari akavuyo. Yego. tuno udusimba twerekana ko hari imbaraga mbi zikurikiye. kibaza ngo ko twaganiraga kuki tugeze ku mushinga tugashinga amatwi. erega ntabwo Satani ajya yemera ko dutera imbere, ashaka ko duhora mu mibabaro n'amarira n'amaganya no kutabasha gukemura ibibazo, no kutabasha kugira gute. ibyo bikabaho, utwo dusimba rwose batumenye. utangiye kuvuga uhita ubona Marie Jose, ukabona umuserebanya, ukabona ibinyenzi, ibintu byose by'ibisimba n'ibikururanda. hanyuma ikindi, indwara zitandukanye ariko zihoraho. iyo mvuze ibi ntabwo ari sida, ntabwo ari ibituntu, ntabwo ari sinozite, si zino ndwara zitandukanye, ahubwo ni uburyo mu rugo muhora mu kavuyo k'indwara zidasobanutse. mwarakizeho, ndararwaye, ndarafashwe, nd'amaguru agahinyagara, utavunitse iki. ariko nanone hakabamo kwitonderwa imvune za hato na hato, gutsitara mu nzu kandi hari amakaro, hariho n'umuntu ugwa mu nzu agahita avunika igufa rigashwanyuka, kugira mutakaze ya mafaranga, mbega ukabona si uyu muntu yaguye gute. byumva neza. hakabamo indwara, umwe atarwaye diyare, undi ntabasha kurya. mbega ukabona mu rugo harimo ikintu cyo kubazutaguza mu mitekerereze gishingiye ku bibazo bihari. nizere kuri kunyuma cyane, ndakumva rwose. n'ikindi batazi no gutsitara, burya kubita intore kenda kuvamo, kwibaza uyu muhanda nijye ngugendamo jyenyine, kucyane njye watsitaye. none ahantu haciye 8:00, urambwira ko iyo nzira yarabikiwe kugera 8:00, nta wundi wanyuze aho hantu benshi cyane. none se kucyara utsitaye. ibyo ragoswe n'imbaraga mbi. ubu burwayi tuvuga hari n'ubukira nta kinini unyoye, ariko mu kanya hakaza kandi utarwaye amaso, ararwara umutwe w'amatwi, ararwara umugongo, imvura gudutse, utarwaye umugongo, ibyo byose mvu biraguteye, bikubujije amahoro n'ibimenyetso. ikindi ni ukumva uhuye n'umuntu ugacika umugongo, ukibaza umusore ntacika umugongo gute, kwashimye abasaza tutwaye igihe kirekire. ikindi tugomba kumenya ko hari imbaraga mbi ziguherekeje zikuri inyuma, uhura n'umuntu ukahita ubira icyuya, ukumva ubuze amahoro, ukumva ubuze icyerekezo. icyanyuma, kwinjira ahantu ukahumva impumuro mbi, kandi ubona hari isuku. icyo twita umuntu ukumva nabyise neza. Yego. impumuro mbi, ukayoberwa ibyo ari byo. ngibyo bimwe mu bimenyetso rero simusiga bifatika byerekana ko guhiga akuri hafi, ndetse operasiyo yazitangiye. Yego. umuntu yakora iki se amaze kubona iyo ibimenyetso umaze nk'ibyo kubona ngibyo? ibimenyetso, Yego. habamo ibintu bine. icya mbere, uririnda. kwirinda akawe si ukwihisha, kugira make, ni ukurinda ururimi rwawe, ni ukurinda gutamira ibyo ubonye, ni no kurinda kuvuga ibyo ubonye byose mu buryo bwawe.
hari ingendo ugomba guhagarika. yego Noneho niba uwo muntu mwakururanaga kandi ukaba wamaze kubona ko hari impamvu, irinde gukururana nawe, yego mushyirireho bariyeri. imipaka ntako bisa ukwepa ubundi buriya ari umuntu uguteye umugongo agenda, ari n'ukuvaho akureba ariko agenda ikigongogongo, yego buriya utekereza ko uri danje ari uwuhe? hari ukuva yahindukiye ariruka, hari uri kuvaho akureba ariko agendesha umugongo, wibaza ko uri dangerous ninde? nibwira ko ari ukuvaho akureba. Yes. Nawe rero ni ukugenda umugenda imbere abona mukiri kumwe, ariko kugenda distance. Rega niyo uhagarara agakomeza buryo aba bagusize. Hisha ibyawe, hisha inama zawe, hisha purani zawe, hisha umushinga wawe, kuko burya umurozi ikintu aba ashaka ni ukudindiza iterambere ryawe, iry'abana bawe, kugucupiza no kugusha hasi. yego Nta nubwo aba ashaka kupfa ariko ngo baguhame, aba ashaka kupfa uhagaze. yego Yes. turizi. Ikindi cya nyuma ni ukuba mu masengesho. Bantu mukunda kumva murogwa muri buno buryo, yego kunda amasengesho ya nijoro kuruta ibintu byose. Igihe Imana igukanguye ni uko umurozi yaguhagurukiye. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. urakoze cyane.